Yes, abantu benshi mwakomeje kugenda mungisha inama ngo mbereke imodoka nziza cyane kandi zidahenze kandi imodoka zigezweho. Ha. Sasa urabona iyi ngiyi ni Hyundai my friend, ngwino urebe. Iyi ni imodoka nako ni imodoka ikiri shyashya, imeze neza cyane kabisa, nta kintu na kimwe wayigaya. Amatara ya dore ni mashya, amajate ni mashya, irangi ntaryo yigeze iterwa, ni iryayo riracyari rishyashya, ni imodoka kabisa y'umwaka y'icyerekezo. Sasa urabona, reka nze nkwereke neza, gira hino urebe, ngwino urebe. Aha, urabona iyi modoka ni imodoka nziza ikiri shyashya, reba mindani hayo abasaro yayo, aha ni muri kosi yayo. Ahangaha kabisa ni kwa shoferi, reka ricaremo nkwereke. Urabona ino modoka ukimara kujya mu ngwino urebe, nta kibazo. Urabona nono iyi modoka ahangaha ugifata kuri vora, ni imodoka yisanzuye, urabona ni nini pe, ni imodoka ifite salon nini imeze fresh cyane. Sasa urabona ino modoka ni Tucson, Hyundai Tucson 2011. Uvuga ngo ni zimwe mu modoka zikomeye, imodoka zapudetinzwe zifite moteri zidashyuha, imodoka zirenze 2011. Uvuga ngo ibyangombwa birahari byose, control assurance birahari, ni full. Ikindi ino modoka inywa mazutu. Murabagira inama nkuyame ntuzagura imodoka inywa esase, imodoka nkizi z'amaciro. Mazutu niyo fresh. Imodoka inywa mazutu, ikindi kirenze ku ibyo ngibyo. Ni imodoka shyashya. Imodoka nshya ishaka amafaranga make cyane. Ni imodoka ari shyashya, imodoka idahenze, ufite miliyoni zawe 12. Uraza uhitiye gukana, ubundi zini modoka zihagaze muri 14 nabwe kari ufite imari z'amake. Tumamagara kuri 078 97 41 2. Nitwa Mr Peace. Iyi ni Mvurative. Reka mbereke imodoka yose ukuntu imeze. He. Yine nyumureza. Ariko ubundi ngewe nababwiye ko nta kwivuna, iyo ndi kwamamaza ikintu gishyashya nta mpamvu yo kwivuna. Reba inyuma hayo ukuntu hameze, urebe imodoka uburyo isa nishya, salo yayo iracyari shyashya. Ndebera none sasa focusinga mindani hari imbere abantu bicaye inyuma yawe babona ko kabisa wihaye, umeze neza cyane. Iyi ni imodoka nshya 2011. Ubundi zino modoka inyinshi usanga ari za 2008, 2009, 2008 usanga uyigura nka 12 gutyo n'eshatu. 2011 nishya mu cyagara my friend. Ushaka imodoka nziza itaguhenze, babarira ukoresha isho kose wigurire iyi Tucson. Iyi ni imodoka idahenze kandi imodoka ikomera, imodoka imeze neza cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda niba kubwira Hyundai uzumve Tucson, niwumva amasata fe nayo guturuka muri 2010 naho birashoboka, ariko iyi Tucson ni 2011 muva ahantu izirutira ubwiza. Ni imodoka imeze neza cyane. Usibye ko ikindi kintu wenda mutajya mumenya, Santa Fe buriya ni imodoka zikunda gushyuha inshuro nyinshi, ariko 2010 ziba zambayemo moteri ya Tucson. Sasa none iyi ngiyi ntabwo ari Santa Fe yicayemo Tucson, ahubwo ni Tucson ubwayo. Reba indani hayo, reba uburyo imeze, urebe uburyo isa, gifungura imiryango byonyine imodoka ihumura. Ikiyongeyeho ni automatic, inywa mazutu diesel, sibyo? Ibyangombwa birahari byose, control assurance nkuko nabibabwiye byose birimo kabisa. Ikindi ni imodoka kabisa ureba ukabona yambaye amajati arenze, ni imodoka my friend. Iyi yo ni imodoka wajyana hariho hose kuri miliyoni za 12. Gusaba ikintu gikomeye cyane, ntuzumbwira ngo miliyoni 12 ngo aravonga iki niki wenda dushobora kudininga ku gihembo wa mpemba. Ubu sinkivugira kubera ko uyu munsi nakoza akazi gakomeye my friend, kugira ngo iyi modoka nyizane nyishyire hano ku itara kuri MVR TV, kumvura TV, nyereka abanyamugisha my friend, yamvuriye. Sasa rero nawe niba ushaka kwinjira mu isi y'abanyamugisha, gura iyi modoka ku mafaranga make pe. Ni imodoka umuntu wese, reka mbanze nicare mari kureba. Ahangaho urabona uri kwigendera mu mihanda ya Kicukiro, imihanda igezweho kabisa, imeze neza cyane. Wambonye se? Hanze nkwiyereke neza, urambona ahangaha nanjye ndi kuvimvira muri iki cyuma, ndi kumwe kabisa n'ingagari. Bambwira tuyu muduga koresha uko ushoboye kose, ushakira umwe mu banyamugisha, uho umunyamugisha Imana yasize umugisha, wa muntu Imana yahaye igitinyiro. Gerageza rero kugira ngo nawe ugaragaze gukora kw'Imana, kugira neza kw'Imana niba kwara kugaragayeho. Gura imodoka itaguteza ikibazo. Iyi ni Sandefo, nta kibazo na kimwe ifite. Nigira ikibazo my friend, cyakoze ugize ikintu yigaya ni cyaba kiturutseho ako kanya wenda wabuzanye, ariko ni Sandefo nta kibazo na kimwe ifite. Moteri yayo ni shyashya, ni imodoka nziza inywa mazutu. Biragoye kubona sinzi ibyo nababwira, ariko iyi ni imodoka ubundi nawe ubwayo irivugira. Reka ndeke kubabwira byinshi, ubwayo nayo iri kwivugira. Mamagara kuri 078 97 41 2. Iyo niyo nimero yanjye, wanshakaho wambonaho, haba kuri WhatsApp, haba kuri call isanzwe umamagaye.
iyo niyo nimero yanjye 0788974142 munsi ya 12 bwo rwose ntibiri gumamagara oya ni 12 zuzuye ubundi igihembo wenda nicyo twadiringaho nabwo kandi ndaguca make cyane ashoboka ubundi uze wishyure iyi modoka ni imodoka nziza cyane ngo hayirere ikaze mu isi y'abanyamugisha urumva nazanyima akantu keza cyane abanyamugisha Imvura TV y'abanyamugisha nawe rero niba nawe uri umunyamugisha karibu mu muryango w'abanyamugisha ndabakunda cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza cyane ababizi bo baranzi dusangana umunsi ku wundi sinjya mbeshya mvuga ukuri ko kuri wino uguriye imodoka kandi Imana igumugisha mwishi cyane uze nawe ngo tuze mwisi y'abanyamugisha ujye ugenda ushima Imana haleluya amashimwe y'Imana nyanyagira mu nzira babona ko wakoreye Imana kandi Imana ikora yivuze kabikora bigasohora abantu bose bagahita bibona ko waguze imodoka nziza kandi shyashya ndabakunda cyane uhindura amateka bikagaragara imibabaro yanjye ni wayinaniwe uhindura amateka bose bareba imibabaro y'umuntu ni wayinanirwa ndakwizera njyewe ndagukunda Mana Jehova mimi nakuaminia nakupenda sana Jehova mimi nakupenda kila siku mimi nakupenda kila siku tu iyo mengamye urafata nagashya nabi ukafata inkubi y'umuyaga ifata ubwato bwanjye ukabufata ibi nibikimana kunyitaho nkumva ndanezerewe hakuna Mungu kama wewe hoya hoya no umucyo watashye mu mutima wanjye Mana Jehova ubwiza bwawe burasatira nkumva ndanezerewe imbere yawe byose bizero mu makuba no mu byago sinitakubwiriye uhindura amateka bikagaragara imibabaro yanjye ni wayinaniwe uhindura amateka bose bareba imibabaro y'umuntu ni wayinanirwa ndakwizera njyewe ndagukunda Mana Jehova mimi nakuaminia nakupenda sana Jehova mimi nakupenda kila siku mimi nakupenda Mana yatutwemera haleluya Yesu haleluya niwe gusa twemera kandi niwe gusa twuzuza Mana dore impamvu tukwemera wemeye utanga umwana ukunda wawe Yesu w'ikinege turakwemera cyane wawe Yesu w'ikinege turakwemera cyane kuko witwa rukundo hejuru ukunda bukunda ni nayo mpamvu tukuramira Mana uratarama turakwemera cyane ababyeyi barakwemera n'abari gusaza barakwemera